tubahaye ikaze nshuti bakunzi bacu ni kwibendera TV nkuko mumaze kubimenyera Indiana Kriti ntirushwa nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero nkuko tutajya tubatindira tubafitiye umutumirwa w'uyu munsi, ni umutumirwa mushobora kuba bamwe mumenyereye abandi yenda ntimumuzi ariko mugiye kumumenya. Tugiye kumuha umwanya atangira twibwira. Reka dutangire tukwibutsa gukora like na subscribe, uduhe n'igitekerezo cyawe hanyuma ubundi dukomeze tugendana. Tudatinze rero reka duhe ikaze umutumirwa wacu w'uyu munsi atangire atwibwira. Murakoze cyane Ibendera TV kuduha umwanya no kuza kudusura. Mwakoze cyane. Ku mazina yanjye nitwa MPABWANIMANA J Paul. Ndi umukozi w'Imana, nsengera mu itorero rya ADEPR umudugudu wa Rukili, paruwasi ya Rukili. Niyo nkora umurimo w'Imana, abandi n'umuhanuzi. Ndi umukozi w'Imana. Sibyo ndata ko ndi umuhanuzi, sibyo ndata kuko bizwi n'Imana nabo ubuhanuzi busohoraho, ariko gusa turagerageza kuko dushobozwa na Kristo duha izo mbaraga. Nishimye rero kubasuhuza muri indamukanyo yacu nk'iy'abakozi b'Imana cyangwa umukozi w'Imana MPABWANIMANA J Paul. Ndishimye cyane cyane kabisa rwose. Ibendera TV mwagize neza, mwagize neza cyane kusanga mu rugo, kadusanga aho turi, mudusanze ngira ngo murabibona, musanze twari turi mu bindi bintu, turimo gutegura icyigisho turi buze kuza kwigisha nimugoroba. Imana ibaho umugisha kuko Imana yabayoboye. Rero aho umukozi w'Imana ari, ni ngombwa kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Nyuma yo kuganira ku ijambo ry'Imana, mbabwire n'ubuhamya. Nshaka kubwira abantu, burya tuba mu itorero ariko ntabwo tuba turi muri paradiso. Mu itorero ntabwo ari muri paradiso. Byakabaye ariko byitirirwa yuko biba muri paradiso, ariko burya mu itorero ni ahantu tuba tugiye gutorezwa, ni ahantu tuba tugiye kwigira iby'ubuzima ndetse n'ibyo ari mu buryo bwo mu mubiri no mu buryo bwo mu mwuka. Itorero, ubundi itorero ni wowe nanjye. Itorero ni wowe nanjye, nitwe turigize, nitwe torero. Irya mbere, bundi mu mutima wawe, umutima wawe niho habamo ibintu byinshi cyane. Burya mu muntu ni mugari, habamo ibintu byinshi cyane. Iyo hari igihe umuntu dukizwa, tugakizwa, tukinjira mu Mana, twamara kuyinjiramo twumva ko tugiye ahantu hameze neza. Nibyo kandi kuko niko bibiri. Ariko gusa Imana hari igihe inabyemera yuko tujya muri iryo torero kugira ngo tuhakubitane n'ibibazo n'intambara. Izo ntambara rero turatozwa tukigishwa, kuko Bibiliya yavuga ngo hahirwa uwihangana. Kuki yavuze gutyo ngo hahirwa uwihangana? Impamvu yavuze ngo hahirwa uwihangana nuko yazi ko hari ibibazo cyangwa intambara n'ibigeragezo tuzakubitana naryo mu itorero. Impamvu babwira ibi ngibi, nanjye nakubitanye n'ibibazo byinshi mu itorero bya ADEPR mu myaka mazemo kuva muri 1996. Ndi mu ntambara, ndi mu ngorane, ndi mu bigeragezo, ariko ikinshoboza ni ugusenga. Nk'uko ubyumva, gusenga niko gutuma umuntu abasha kwihangana. Gusenga niko gutuma n'umuntu abasha kugera kuri nivo yindi. Gusenga nicyo kintu cya mbere. Burya mu bigeragezo wakubitana nazo udafite gusenga no kwizera, ntacyo byabikumariye, wabivamo. Niyo mpamvu ubona bamwe bacogoye bagacika intege bakabivamo, ati burya sinanizi ko bimeze bityo. Burya mu itorero harimo ibintu byiza. Ni nko kubwira, harimo ibyiza harimo n'ibibi. Nk'uko Yobu yavuze ngo mu kuboko k'Uwiteka, mu kiganza cye harimo ibyiza hakabamo n'ibibi. Iryo ni ijambo Yobu yabwiye umudamu we, aramubwira ati mbese twabonye ibyiza byinshi muri iyi Mana yaduhaye, yadukoreye, none n'ibibi niba bije, tuyihakane tuyiveho? Ni ukuvuga rero
mu mana cyangwa mu itorero habamo ibyiza hakabamo n'ibibi, ariko ibyo byose dushobozwa n'iki? Na Kristo uduha imbaraga akadushoboza kwihangana. Muri Yakobo 10:16 ngo hahirwa ihangane y'umugerageza, kuko namara kwemerwa ngo azahabwa ikamba ry'ubugingo. Mwene data, narageragejwe ntangirana n'intambara, ngira ngo nakubitanyeho na dukeya ibibazo byinshi dutoya, bitewe n'iki? N'ingorane nanyuzemo n'ubuzima nanyuzemo. Nanyuze mu buzima bukomeye cyane kandi bugoye, ariko icyanshobosheje, icyaneshereje, n'icyatumye mbihagararamo neza na n'ubugingo n'umukivuga Yesu Kristo w'i Nazareti, nuko nasenze nkanizera. Ikindi kandi muri Yesu habamo ubugingo, habamo byo kurya n'ibyo kunywa, kuko ni Imana. Muri ibyo bigeragezo iyo uhagaze neza ubasha gukuramo intsinzi. Mwene data, uri mu geragezwa, ihangane, komeza urugendo, kandi bitewe n'iki? N'abakurambere bacu ba mbere, intumwa zarababajwe zirakubitwa. Ubu ngubu turimo turazumva, turimo turababwira ati turashaka kugera ikirenge mu cyabo. Nanone nabo nk'uko bageze mu kirenge mu cya Kristo. Umwami wacu Yesu Kristo ntabwo yakubitanye n'intambara. Ninde se mu ntumwa zose zitakubitanye n'ibigeragezo? Mu ntumwa zose uko ari 12 zakubitanye n'ubuzima bugoye kandi bubi. Bivuga ngo namwe mu itorero tugomba gukubitana n'ubuzima bwiza n'ububi. Intumwa zabahuye zari ziri kumwe na Kristo zari ziri mu buzima bwiza, kuko niho handi uzasanga ngo yabasanze ngo bashonje ngo bakarya, akabaha amafi bakarya. Bari ku musozi uzajya uzumva inzara ibishe, n'abantu bari aho ngaho nabo Yesu atubura imikati n'amafi bararya. Ibyo byose bari banezerewe, ariko ngo bamaze gutandukana nabo batangiye ishuri. Ni ishuri, ni ikosa ugomba gucamo. Nshuti zanjye, kuba uri muri Yesu Kristo ugomba kwitoza mu buzima bubi n'ubwiza, kuko hari igihe tujya tunyuramo bikadukomera, bikatubera, mbese bya bindi bavuga mu mvugo y'isi ngo bikabacanga. Ariko gusa aho bicanze niho Yesu abanza kubicangurira. Imana ishimwe cyane. Naho bicikiye niho Imana itangira kubyungira. Nanjye nanyuze mu bigeragezo mu itorero, kandi ngeragezwa n'abene data, abo dusangiye gucungurwa, abo dusangiye Kristo, tubanye mu itorero. Ariko Imana yagumye ibana nanjye, nkomeza kwihangana, nkomeza gutuza. Mu bigeragezo nakubitanye nabyo, uzi kwangwa n'abantu, mwene so, uzi gutukwa n'abantu, uzi ko ushinjwa n'abantu. Nshuti yanjye, ujya ubabara harya ngo wowe washinjwe n'abantu ko ngo urivumbuye, ndavuye mu itorero ndagiye ngiye kwifungura itorero, bimeze gutya na gutya. Umva nanjye byambayeho, kubera ibigeragezo nakubitanye nabyo. Navuye muri ADEPR, ntageze muri ADEPR, ndagenda njya kugira gute gufungura itorero. Nararifunguye ku Gisozi kuri Samantha House, ryitwaga Healing Voice. Mbanje no gushimira umusponsor wanjye wanteraga inkunga, Christian Bizimungu, niwo wari waramfashije kugira ngo mfungure iryo torero ryitwaga Healing Voice muri Samantha House hariya mu Gakiriro. Kera bahitaga mu Gakinjiro, ariko ni mu Gakiriro aho hejuru. Iryo torero ryari rimeze neza, ariko ibyo byose cyatumye mbikora nuko nari maze kugeragezwa, binaniye kwihangana. mu nshorami inshuti zanjye, naniye kwihangana. Ndavuga ati noneho kugira ngo numva nduhuye ikigeragezo cyangwa numva nduhutse muri ngewe, nuko navamo nkagenda ngafungura itorero, mfashwa n'uwo muntu. Naragiye pe, ndarifungura rirakomera, ariko isaha igeze Imana irambwira, iransanga, irambwira ngo aho si wo ngushaka. Ibaze, ni ikintu gikomeye cyane. Irambwira ngo si wo ngushaka, si wo ngushaka, manuka usubire muri ADEPR. Nta itorero. Ni ubuhamya burebure, ndaje kuvayo, ariko gusa ibindi ngira ngo tuzakomeza n'ubutaha.
ariko gusa icyo nakushishikariza cyangwa icyo nakubwira, kwihangana, gusenga. Muri uko gusenga niko kuzatuma unesha. Mu gusenga no mu kwihangana, mu bibazo ukubitana nabyo, senga, ihangane. Ikindi, nubwo nageragezwaga ndi umuhanuzi, nakoreraga Imana, narayikoreye pe, na n'ubu kandi ndacyayikorera na bugingo n'ubwo. Icyo Imana imbwiye nicyo mvuga. Gusa nubwo ntabashaka kumenyekana, ariko nshaka ko Yesu ari we umenyekana, ndetse n'ibikorwa. Bibiliya nivuga ngo ubuhanuzi bwemerwa, umuhanuzi yemerwa iyo ubuhanuzi ahanuye busohoye. Sibyo nje kurata rero, nje kurata Kristo wabambwe ku musaraba, ari wo wanesheje. Imana ishimwe cyane. Inshuti yanjye, ihangane nubwo turi mu itorero, ariko ihangane. Mu itorero harimo ibibazo birimo kuvugwa byinshi hirya no hino, ni byinshi murimo kumva ku itorero rya ADEPR, ni byinshi, ariko mureke dupfukame dusenge. Mureze dusenge, muko gusenga niko kuraduha igisubizo cyabyo. Mu gusenga niko ibintu byose birakemuka. Senga, kuko mu gusenga n'itorero natwe twe kumva ngo natwe twongeye duhinde, dutize satani umurindi, dusunike, dusunike. Oya, sengera abantu b'Imana, sengera abakozi b'Imana, nakubwiye ngo si muri paradizo, kandi nabo bambaye umubiri. Ariko nitwe tugomba gusenga kugira ngo Imana igire ite ibigeme bikemura n'ibi byose turimo kumva. Wowe guma kuho wahamagawe, kuko wahamagawe, guma aho wahamagariwe. Niba yaraguhamagariye naho guma we kuvuga ngo ibi ngibi itorero ngo ibiki utangiye guca imanza. Numvise n'abandi bavuga ngo ibya cumi ari igice cyo gutubitura abantu. Ntabwo ari abantu tubiha Imana. Kandi burya iyo utanze Imana irakwandikira. None se iyo utanze usigara ujya gusigaza ubaza ngo iki gikoze. Oya, we rangiza umurimo wawe mwene da, rangiza umurimo wawe, kandi ureke kumva amakuru menshi cyane n'amabwire n'amatwi y'abantu benshi cyane. Itorero ni ry'Imana ubwayo, n'Imana nigomba kubyikemurira ubwayo. Ntawapfiriye itorero muri bwese, ntawe, ariko wari bambiwe gusa n'umwe, ni Yesu Kristo. Niwe wenyine niwe ugomba kurikemura ikibazo. Ndabizi ko kigomba gukemuka mu izina rya Yesu Kristo, bigomba gukemuka. Gusa ibi ni za ntambara cyangwa bya bigeragezo dukubitana nazo mu itorero. Inshuti yanjye, ihangane usenge, ko mu gusenga niho byose bikemukira. Nanjye nafashijwe gusenga muri ibyo bibazo nakubitanye nabyo mu itorero, bitari binyohereye. Nafashijwe no gusenga, ndanizera, nkomeza umuhamagara Imana yampaye. Imana ikumera umugisha w'unkurikiye ku Ibendera TV. Ndagira nkubwire ngo wowe nusenga niho ibyawe bigomba gukemuka. Ntuite ku by'abantu birimo kumva n'amajwi y'abantu n'ibirimo bihinda gusa. We tuza, wicumuzwa n'akanwa kawe cyangwa n'ibindi byose urimo kumva. We tuza gusa utumbire uwaguhamagaye. Niwe warahamagawe na Yesu, ntawakuzanye, wazanywe na Yesu. Niwe warazanywe n'umuntu, uragenda. Mbwire n'abandi bose, abatorero yose menshi afite ibibazo n'intambara. Ibyo ni ngombwa kugira ngo bize, kuko Bibiliya yatubwiraga n'ubuhanuzi bwamanutse buvuga ngo akayingizo kagiye kumanuka, akayingizo kagiye kuza, karayungurura. Ubu se mwene da, takayingizo karimo kuyungurura. Ubu se timasi ntihari. Ricunge neza wowe, izamu ryawe uhagarare neza wowe ubwawe, ukiranuka. Burya urebe icyo Imana yaguhamagariye. We tumbira ku Imana igushakaho, ni ugukiranuka, ni ukwezwa. Ubundi ibindi birekera Imana ni ibyayo. Ntuca imanza, reka guca imanza, kuko nuzi umucamanza n'umwe, ni Yesu Kristo w'i Nazareti gusa. Nshatse kukuvuga ngo nta ruhande rumwe mpagarayemo ngewe, mpagaze ku cyo Imana yavuganye natwe. Imana ishimwe cyane. Ndagira nkubwire ngo humura. Mu ntambaro kubitana nazo cyangwa itorero kubitana nazo, gusenga kwacu kw'abakristo cyangwa kw'abakozi b'Imana, musenge. Bapastori musenge, bashumba musenge. Yego ntago mbarusha, ntago mbabwiriza gusenga, kuko murabizi ko nicyo mwahamagariwe. Ariko mu gusenga no mu kwizera niko kunesha ibibazo byose, ni nako gutuma, ni nayo intsinzi. None se yewe ko babajije bageze ku kagezi kitwa ahava, barabaza Imana inzira, icyerekezo. Nawe baza Imana rero ubwera icyerekezo cyawe. Ego baza Imana rero. Yesu ashimwe cyane. Baza Imana irakubwira inzira, irakubwira naho ugomba guhagarara neza. Reka guca imanza, reka Imana yitira imanza ubwayo, reka Imana yihe icyubahiro. Reka mbaganirize kuri iri jambo gato cyane riri mu Baroma ibice 8 umurongo wa 31.
Abaroma 8:31-32 ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde? 32 ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izabura ite kumuduhana n'ibindi byose dusaba? Yesu ashimwe cyane. Ni ijambo ryiza, ijambo ry'Imana. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo itorero riri mu bibazo, ubwo uri mu kibazo nawe ubwawe, wavuga iki? Wakora iki? Senga. Nta kintu Imana ishaka ko abantu b'Imana basenga. Twari twaradamaraye, benshi bari baradamaraye, ariko ibi byose bibaho kugira ngo uyu muyaga ubaho kugira ngo uze wongere Imana itugize itugarure ku murongo, iducishe bugufi. Umuyaga iyo uje usakumira ibintu byinshi, ariko iyo usanze ikintu giti gihagaze urakubita ukagikubita hasi hejuru ariko kigasigara cyemye, kigasigara gihagaze. None nshuti zanjye, ubwo umuyaga uhari wahagaze neza udacumuzwa n'akamanyu k'umutsima, ariko wa mugabo yaririmbye cyangwa ya korali sina yaririmbye. Inshuti yanjye, hagarara neza kuko Imana ishaka ngo uhagarare neza. Banza wumve icyo Imana ikubwira wowe ubwawe. Ahangaha Pawulo yandikira Abaroma yarababwiye ngo none ubwo bimeze bityo dukora iki? Ni ikibazo nkubaza. Ubwo bimeze bityo dukora iki? Ubwo bimeze bityo itorero rikora iki? Ubwo bimeze abahanuzi bakora iki? Ubwo bimeze abapasiteri bakora iki? Ubwo bimeze bityo umunyamasengesho akora iki? Ubwo bimeze bityo umuhanuzi hano akora iki? Ni ikibazo barimo kutubaza. Pawulo yahandikiye Abaroma ababwira bitewe n'ibibazo bari bakubitanye nabyo, n'intambara bari bakubitanye nazo. Avuga ati mukora iki? Tekereza icyo ugomba gukora. Nubwo abantu bata ku nshingano zabo, abanyamasengesho bamwe bagata ku nshingano zabo, ariko nagira ngo ubwire ngo mugaruke mu nshingano zanyu, mugaruke mu by'Imana. Pawulo abavuga ngo dukora iki, ariko hepfo akakubwira ngo akomeje ngo ubwo iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde? Burya tuzi ko umubisha wacu ari umwe, ntango umuntu ari wo mubisha wawe. Umuntu nta mubisha agira. Mubisha ni umwe, umwanzi ni umwe, ni Satani. Uyu Satani niwe urimo kugonganya imitwe n'abantu. Ariko twebwe abitorero dukora iki? Twebwe abanyamasengesho dukora iki? Twebwe bahanuzi dukora iki? Pastor, bishop, apotre mukora iki? Wari ukwiye kongera kugaruka ku isoko, ukayoboza Imana, ugasenga. Akenshi ibibazo biza bidukangura kugira ngo biduhumure. Ndabwira bumva, kandi ndakubwira nawe unteze amatwi w'unkurikiye urimo kundeba. Mu gusenga kwawe nibwo ikibazo gikemuka. Natwe twegereye Imana tukagaruka imbere y'Imana twongera tugasenga, itorero ryakongera rikagira rite? Imana yagira imbabazi, ikagira ibambe, ikongera ikarugarukira, ikongera igasubira mu murongo. Kuko hari bimwe byagiye bigerete, ariko nta wundi ugomba kurisubiza mu murongo. Ni Kristo w'i Nazareti, ni Yesu w'i Nazareti, sibyo? Rero ahangaha Pawulo niwo wanditse aravuga ngo wakora iki? Twakora iki? Nta kindi kintu inzira rero naguha uyu munsi wa none. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Uravuga iki nshuti yanjye? Senga. Senga. Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu, iratugaragariza ngo Imana ubwo iri mu ruhande rwacu umubisha ninde? Ibi byose ntago biterwa n'ikindi, ni Satani ubizana kugira ngo avuruge itorero. Ariko itorero ni rya Kristo, itorero rirarinzwe. Ntabwo itorero ari ADEPR gusa, ntabwo itorero abangirikani cyangwa abandi madini yose. Itorero ni rimwe rizwi na Kristo. Nubwo itorero rifite ibibazo cyangwa idini rifite ibibazo, wowe uririmo muyoboke
wakora iki? Pfuka musenge, kuko mu gusenga Imana irumva. Nk'uko yanditse hano hepfo ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twe, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Umva, ntabwo yavuze kimwe, byose. Nusenga Imana izaguha icyo wasabye. Hana yarasenze asaba, ariko Imana yaramuhaye. Hana yabwiye Imana n'umubabaro mwinshi, kuko nta kindi kintu yumvaga solution, nta yindi, ni ugusenga n'ukuza imbere y'Imana. Garuka imbere y'Imana. Bashumba, mwongere mugaruke musenge. Bakozi b'Imana, mwongere mugaruke musenge. Siko ari twe dushobora guteza ibibazo iyi si, ni twebwe. Numva ibintu byinshi cyane, ndakurikira ibintu byinshi cyane, ariko nta wundi muti dufite wo gukemura ibibazo biri mu ruhande rwacu cyangwa dukubitana nabyo mu bigeragezo, mu ngorane duhura nazo. Ikibazo cyose gikemurwa no gusenga, kuko iyo usenze nibwo ubona ibyawe bimanuka ndetse n'imigisha ikamanuka. Naho niyo udasenga ibibazo biraje, ntusenga. Nshuti yanjye, watagangara, wapfira mu nzira. Hari ugupfa ko mu mwuka. Abantu benshi bapfuye mu buryo bwo mu mwuka, barapfuye pe. Barapfuye, nuko abantu bagenda ariko barapfuye mu buryo bwo mu mwuka. Ariko uyu munsi wa none Yesu yabazura. Yesu aje kugira ngo akuzure. Nta nagomba kukuzurira ni mukongera gusubira mu bihe byawe bya kera. Wibuka ibihe byawe bya mbere. Ibuka ibihe bya mbere wakiraga, ubwo busabane wagiranaga n'Imana. Ese uracyabugira? Uracyabugira? Umva nshuti yanjye, kugira ngo uzabashe kugera ku nsinzi, nuko hari ikindi kintu kigomba kubanza guhinduka ku buzima bwawe ndetse no kuri wowe. Ari mu ruhande rw'umubiri, ari no mu ruhande rwo mu mwuka. Hari ibintu bigomba kubaho change, bigahinduka. Sibyo? Paulo niwe wanditse aravuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Wese wavuga iki? Bireke bibe nyine. Ariko mu gusenga niho uzabonera igisubizo. Mu gusenga niho uzabonera imbaraga. Imana ishimwe. Nahuye n'izi ngorane zose nakubitanye nazo, nakubitanye n'ingorane nyinshi cyane, ariko Imana ibana nanjye. Nafashijwe no mu gusenga, kuko nigishijwe gusenga. Muri uko gusenga numvishije ko harimo igisubizo kiri, atari ukubwira runaka, kujya kwa runaka, gushaka amakuru kwa runaka kugira ngo runaka mbwire bimeze bitya, bigenze bitya. Oya, amakuru ya mbere atangwa n'ijuru, mwene data, kuko umuntu ashobora kukubeshya kuri ibibazo turimo gukubitana nabyo, cyangwa isi irimo gukubitana. Muze dusenge kugira ngo, kuko Imana yadutumye kugira ngo duhindure isi, ntabwo yadutumye kugira ngo iduhindure. Mu cyaduhamagaye, kuko Imana yadushyiriyeho kugira ngo duhindure isi, ntabwo yagushyiriyeho kugira ngo isi guhindure. Nubwo mbona isi itangiye kubahindura, abantu barapfa ibintu, barapfa ubusa. Ntabwo byari bikwiye nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Mwene data uri nkurikiye ndetse uneze amatwi, uyu munsi wa none gusenga niwo muti w'ikibazo cy'itorero ryacu rya ADEPR. Gusenga niwo muti w'ikibazo cyawe ufite muri iyi minsi. Gusenga niwo muti, ni nacyo gisubizo ugomba kuboneramo. Nuko ibibazo ni byinshi, nzangano mu bantu, ubwicanyi, ingorane, ibintu byinshi cyane. Rega kuki ntabwo gufata icyuma ngo umwice? Iyo ubwiye umuntu ngo umushaka kumubuza ubuzima cyangwa kubaho, umwishe mu buri bwawe. Ariko ntabwo bikwiriye mu bakozi b'Imana cyangwa mu itorero ry'Imana. Birakwiye ko gusenga habamo urukundo. Torero, urukundo rwamaze gushira muri bo. Burya Bibiliya itubwira ngo mu gihe udafite urukundo, ujye umenya ko nta n'Imana ufite muri wowe. Udafite urukundo, nta Mana ibiri muri wowe. Niyo mpamvu nkubwira ngo
ukwiye kugira gute? Gusenga, kugira urukundo, kwihangana. Iyo ndaza kwihangana, imba narabwiye bene data cyangwa tugafatanya urugamba tukarurwana, ariko Imana yambwiye ati oya, reka ndakurwanirira. Imana yarandwaniriye. Imana yarandwaniriye, hari ibyo Imana yakemuye. Kandi muri uko kubikemura, yabikemuye neza. Muririmbyi ni waririmbye ngo ifite uko ibigenza. Ifite uko ibigenza. Hari ukuntu ijya ibigenza, hari ukuntu ijya ibikora. Nshuti yanjye, hari ukuntu Imana igomba kubikora ku bibazo ufite, ku ngorane wakubitanye nazo, kuri ako gahinda kawe, kuri izo mbaraga zirimo kukurwanya. Hari ukuntu Imana igomba kubigenza. Mbabarira gusa wiragize Imana mu gusenga. Usenge, kuko mu gusenga niho harimo igisubizo cyawe. Ndakubwira ngo nageze ahantu numva ncitse intege, ndababara, ndavuga nti ariko se iyo umuntu atarajya mu itorero nta ntambara yakubitana n'izi nazo, nk'izi ngizi nkubitana nazo, umuntu yangwa na bene se babana banasangira bajya ku igaburo rimwe. Umuntu akavugwa na mwene se basangira kandi bari ku igaburo rimwe. Hari ukumwica birenze uko se, kumuharasinga cyane kuko harabikana. Ariko burya wakabaye iyo uri mu masengesho niho wigira uhigira guca bugufi no gusenga no kubabarira. Uranyumva? Nageze aho abantu nashatse kuvuga bahagurutse, baraba turakwirukanye, turirukanwa. Genda. Ese nshuti yanjye, wirukana umuntu wumvaga umuntu azajyahe? Nshatse guhumuriza abantu babwira ngo mu ijuru hari Imana itabara, mu ijuru hari Imana ihindura ibyanze guhinduka. Kandi mu ijuru ni Imana gusa niwe temwe w'ibibazo byacu dufite cyangwa dukubitana nabyo. Nubwo umwanzi aba yakoreye muri bene data bakaturwanya cyangwa bakakora ibishoboka byose kugira ngo bagutsinde, ariko niba warahamagawe n'Imana ukaba uri mu masengesho, ukaba uri senga, ibyo byose bizamera nk'amazi bamennye ku rutare ngo rushyiguke. Ntabwo rushyiguka, ahubwo Imana irakurwanirira. Uranyumva nshuti yanjye? Uza ariko gusuhuza mwene so nta gusuhuza. Yambo amakuru ni meza, ariko mu mutima bicika. Bene data, mwareke inzangano, mukundane, mureke dukundane. Uyu munsi ndagira ngo mbabwire ngo Imana uko irimo kuvuga, iravuga ngo ije kugira ngo ikubure. Nimara gukubura, isiga abantu bari ku mwanya mwiza, aho ibareba ikabishimira. Kandi muri uko kubareba kubishimira, nibwo Imana irimo kugenda gukorera mu bantu, ikorera mu bantu imirimo n'ibitangaza. Ni iki Imana itakoze? Ni iki Imana itakwigishije? Ariko garuka ku Mana. Wakubitanye na byinshi ariko wananiwe kwihangana. Uyu munsi wa none ndakubwira ngo ihangane mwene data. Ushonje uhishiwe, ihangane kuko byose bigiye kurangira. Ngiye gusoza nkubwira nti ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ubwo Imana iri mu ruhande rwawe, umubisha wawe ninde? None wa undi wita umubisha ninde? Niba Imana iri mu ruhande rwawe, umubisha ninde? Ubwo urumva umubisha ninde? Umubisha ninde? Nawe. Umubisha n'umwe ni Satani. Uwo kandi tumurwanisha iki? Nta handi intwaro dufite, ni intwaro y'ijambo ryayo, ni intwaro yo gusenga, niyo tumuneshereza. Burya mu masengesho niho Satani atsindirwa. Mu kwihangana, Yesu yamaze iminsi 40 n'amajoro 40.
nibwo yatatswe. Ariko iyo ataza gusenga hari ibibazo, hari kuzaba ibibazo. Ariko kuko yasenze, Satani ubwo amuteye aho ngo handitswe ngo ijambo niryo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nicyo kintu cya mbere, nicyo gitsinda Satani. Iryo jambo ribonera he? Mu gusenga. Burya mu gusenga niho byose bikemukira. Mu gihe wabuze gusenga uzamenye ko n'ibindi byose wabibuze. Mu gihe wirutabaje mwene so cyangwa ukitabaza imiryango, ukitabaza abavandimwe, oya nshuti yanjye, abo ntacyo bagukemura no kukwiburiza, no kukumvira ubusa. Senga, kuko nicyo kintu cya mbere. Kuko mu gusenga harimo imbaraga ziruturagura imisozi, zikubita hasi ibihome. Mu gusenga niho habamo ubutwari, mu gusenga niho habamo ubushobozi. Mu gusenga, burya intwaro yitwa gusenga ni intwaro ikomeye cyane. Iyi ntwaro yitwa gusenga nineshereza abantu. Senga nawe, torero musenge, bashumba musenge. Ahari mwe Imana irimo kureba igasanga mwarageze, mwumva mwarageze iyo mujya, mwarageze ahandi hantu, muce bugufi musenge. Muri uko gusenga niho mugomba kumenya icyerekezo cyanyu. Ni Imana igomba kubasobanurira, ni Imana igomba kubikemura. Kandi ndaje nkubwire ngo Imana ije gukemura ibibazo biri muri ADEPR, ije kubikemura. Ubwayiraje, haleluya, ubwayiraje ije kubikemura. Da bola sidero takele glory for you Jesus. Imana ije kubikemura. Imbaraga zayo gusa nizo giye kumanura. Ije guhindura, ije kubikemurira ubwayo. Kandi uburyo irabikemuramo nuko turanezerwa. Kandi ntawe uzavuga ngo tse mureke mutuze. Gusa niba akayingirizo karimo kunyura mu bantu gacamo, wowe uravuga iki? Dukora iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwawe, umubisha wawe ni senga mwene data. Mu gusenga kwawe ni Imana ije kubirangiza. Nongere ngaruke, mwene data uri mu bigeragezo, wowe unyumva uri ku mugabane y'isi, i Burayi, Europe hose, Aziya hose, ndagira ngo nkubwire ngo Yesu aje kukurengera nawe ubwawe nubwo wabuze kirengera. Yesu aje kubikora. Yesu aje guhindura ubuzima bwawe. Wabuze urubyaro ariko Yesu aje kukubyara mu izina rya Yesu Kristo. Wabuze uwakurengera, Yesu aje kukurengera. Nanjye nari narengewe, Uwiteka yarandengeye, yarantabaye, narabibonye. Amena, amena. Umva, Yesu aje kugera. Umva, nta kibazo cyongeye kuguhagarara imbere, cyongeye kugutera ubwoba. Banza ugisuzugure. Numara kugisuzugura, Yesu ashimwe cyane. Suzugura ikibazo ufite, suzugura ikibazo urimo. Reba ibyo bintu byose ubisuzugure. Numara kubisuzugura, ubihagarareho mu izina rya Yesu Kristo. Kuko Yesu aba ari ubanza mu byawe, mubanza imbere, byose bigiye gutungana. Ibibazo turimo kurimo, wowe gusa gusenga kwawe niko kugiye kurintura, niko kugiye guhindura, niko kugiye kurema ibindi bitari byozi bizima. Kuko ntabwo yakuremeye akazi, yakuremeye umubabaro, yakuremeye umunezero. Ugenda unezera Imana. Imana ibamuhere umugisha kandi bagirire neza. Natangiye mbibwira ndavuga ati nitwa MPABWANIMANA J Paul evangeliste. Torero mwarimenye, mwari byumvishije ni mu Rukili, torero rya ADEPR. Ariko sibye ko atari ryo duhagazeho cyane, cyangwa itorero ni iry'Imana. Ariko gusa nuko araho tubarizwa na aderesi. Abakeneye ko twavugana cyangwa tukaganira, bansaka kuri izi nimero ngiye kubabwira, uzazibona kuri ekara yawe: 078 8 30 90 59. Reka nsubiremo: 078 8 30 90 59. Imana ibampere umugisha
tuzasubira n'ikindi gice kindi kizakurikiraho cy'ubuzima nanyuzemo bugoye kandi ndi mu itorero, ariko mbasha guhagarara neza no kwihangana, ariko mbifashijwemo n'Imana n'amasengesho. Ni ukuvuga ngo mu gusenga niho hakemura ibibazo byose. Imana ibampere umugisha, Imana ibagirire neza. Amen. Shalom. Turabashimiye cyane mwese mwabanye natwe, twizere ko mwaguwe neza. N'uyu mutumirwa wacu uyu munsi twabazaniye, mwabonye uko twagiye tuganira, mwabonye ko yatugejejeho ibintu byinshi binyuranye kandi birimo impanuro n'ubwenge. Twizere yuko mu by'ukuri mwaguwe neza nk'uko bisanzwe. Rero yari uyu munsi, ejo nabwo n'ubundi. Icyo tubasaba n'iki, ni ukubana natwe, ntimujye kure yacu, mukora like, mukora subscribe, mukora comment, hanyuma ubundi tugakomeza kugenda tugendera ku bitekerezo n'inama zanyu nk'uko nabivuze dutangira. Nitwa Ntirushwa na Kurikira. Rero nk'ibisanzwe ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza.